Yesu ashimwe. Shalom shalom. Igitondo cyiza ahantu uri, igihugu uherereyemo, umwami ahabwa icyubahiro, Kristo yamamare. Reka dushime Imana. Papa ndagushimiye, nkuramburiye amaboko, ni wowe Mana. Niki cyatubuza kugushima tubyutse turi bazima? Niki cyatubuza kugushyira hejuru, kuduhaye umwuka duhumeka ku buntu? Ushizeho ubuntu bw'umunsi ni ushimwe, ushizeho imbabazi z'umunsi ni ushimwe, ni wamamare gitare cy'amahanga. Ndagushimiye kubw'impano y'ubuzima, ndagushimiye kubw'impano yo kubaho. Ntituzahwema kubivuga uko tubyutse tugihumeka, tuzajya tubigushimira. Wowe watanze ingabo zigapfa ku bwacu, uba waturindiye aho twaraye, ukaturindana n'ibyacu n'abacu. Nushimwe, nubishimirwe kubw'impano y'ubuzima. Uko biri kose usingizwe, uko biri kose wamamare, uko uduhaye kubaho. Ndagushimiye Mwami, yuvuze biraba, wategeka bigakomera. Uko niko wavuze utegetse birakomera. None tubyutse amahoro. Singizwa Yesu. Amen, amen. Umwami ashimwe, Kristo ahimbazwe, Imana isingizwe yo ivuga ngo tubeho tukabaho muri iki gitondo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 5:13 kugera kuri 16. Ugiye kumva ibisubizo Uwiteka yatanze ku bibazo wibazaga byose byari biri mu buzima bwawe, ku byo watekerezaga uko wabigenza. Imana ijya kukwereka strategy zo kubivamo hano muri Yakobo 5:13 ku murongo wa 16. Reka nsome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, mbese muri mwe hariho ubabaye, nasenge; hariho unezerewe, naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero, bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse. Kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen, amen. Haleluya. Ibi ni ibisubizo Uwiteka yazanye. Kristo yamamare, Umwami asingizwe. Iki gitondo rero data kuzaniye igisubizo. Mbese muri mwe hariho ubabaye? Igisubizo ni ngo senga. Urababaye? Yesu aragusubije senga. Arakubwiye ngo senga. Niba ufite umubabaro, nta kindi gisubizo gihari uretse gusenga. Nta bindi yavuze. Niba wajya kubabara ukitotomba, sigaho, ntago icyo ari igisubizo. Niba wajya kugira agahinda ukiganyira, sigaho, icyo ntago ari igisubizo. Niba wajya kubabara ukirukanka kubwira abawe ibyawe, imibabaro, ugenda wivuga ejo bakakuvuga bakagutaranga kubera ko bababwiye imibabaro yawe. Hariho igisubizo Yesu yazanye muri uyu munsi. Ni senga. Shyira amavi hasi usenge. Niba ubabaye, shyira amavi hasi, ufate uwo mubabaro uwuture Imana, uwuture so Imana Data, uwuture Yesu umucunguzi wawe. Ubivuga imbere y'Imana, ugenda ubiyibwire. Ubwire Imana ukuntu ubabaye, ubwire Imana ukuntu bikubabaje, ubwire Imana ukuntu rwose umerewe nabi n'uwo mubabaro wose uwusuke. Hanyuma kandi unabwire Imana ikigukorera. Ntuyibwire umubabaro gusa, kuko iyo tugeze imbere ya Data wa twese tumubwira byose. Ubwire Imana ati, Imana ndababaye, naje gusenga ndababaye, ariko kandi ugire n'icyo umusabye kubera uwo mubabaro ufite, kubera uwo mubabaro wawe. Yatanze igisubizo rero. Muri mwe hariho ubabaye. Ukaba ubabaye rero muri iki gitondo, ukaba ubyutse ubabaye, ukaba waraye ubabaye ukabyukana umubabaro. Igisubizo ni ngo senga. Shyiraho amasengesho. Wafata y'ibiri, wafata isaha imwe, wafata iminota 30, wafata y'irindwi, wafata ya 21, ariko igisubizo ni senga. Gira amasengesho ukoze, ujyane wa mubabaro wawe imbere y'Imana. Nicyo gisubizo. Nta kindi gisubizo Bibiliya yiduha. Urababaye, ni senga. Ahandi hariho unezerewe. Muri twe hariho unezerewe. Umva igisubizo cy'unezerewe. Naririmbira Imana. Ukaba wumva ufite umunezero, ukaba wumva ufite ibinezaneza, ukaba wumva wishimye. Ririmbira Imana. Haleluya,
haleluya. Data yazanye ibisubizo, Yesu yatuzaniye ibisubizo iki gitondo. Ukaba wumva unezerewe, ukaba wumva ufite ibyishimo, ukaba wumva uzi uko ubivuga, ukaba wumva uzi uko ubigenza. Ririmbira Imana, haguruka uririmbe, ririmbira umwami wawe, shyira hejuru, hanika indirimbo z'ibisingizo, uririmbira Imana, nicyo gisubizo cyabyo. Muri mwe hariho urwaye, umva ikindi, haleluya. Muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Haleluya. Igisubizo cy'abarwayi nacyo cyaje. Igisubizo muri twe harimo urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Haleluya. Hamagara bene so musengana bagusengere, hamagara abakuyobora mu itorero ryawe bagusengere, utababonye bene so bagusengere mu izina ry'umwami. Uhagarare mu kwizera, ya mavuta yawe wasengesheje cyangwa se ayo ngayo wasengeye, wisiga usenge, nicyo gisubizo. Bagusengere, shaka bagusengera niba urwaye, bagufashe gusenga. Haleluya. Igisubizo cyaje cy'abarwayi, muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Haleluya. Ni kenshi indwara zigiye zikira tubireba, ni kenshi dusengeye abarwayi bagakira, ni kenshi duhagaze mu izina ry'umwami Yesu Kristo tugasenga, indwara zikava mu bantu. Haguruka ushake bene so bagusengere, haguruka ushake abayobozi, niba ari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho usengeramo agusengere, haguruka niba ari umuyobozi wa gurupe urimo, haguruka gusengera abakuru b'itorero, haguruka mu itorero ryawe niba bagusengera ugende bagusengere, ariko nishaka abagusengera. Haleluya. Bagusiga amavuta mu izina ry'umwami wacu. Ushobora no kuyajyana bakagusengera, kuko ubu ngubu byo gusiga amavuta byo twajwemo. Ugomba kugira ubwenge ugasengera amavuta yawe wowe ubwawe ukisengera, cyangwa waba wizeye uwo mukozi w'Imana akayasengera, ariko ni ukuba maso kuko twajwemo. Ibyiza njye abantu mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'umukiza, mbabwira kwicara bakasengera ayo mavuta, nabigishije uko bayasengera, bakayisengera bakizera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwenda wari ukingirije ahera wavuyeho, bakisengera agasengera ayo mavuta, ubundi akisiga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kuko hari n'igihe tutamenya abo Uwiteka yahagurukije n'abihagurukije, ibigisha. Imana idutabare. Ariko igisubizo gihari ngo muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Ushobora gusanga abakuyoboye mu itorero ryawe, ushobora no guhamagara bene so bakagusengera. Twarabibonye bene data bicara bakatwingingira tugakira, twarabibonye bene data bizera ku bwacu kubera indwara, twizerera n'abandi tugakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ni amasengesho, ariko kandi byaba byiza habayeho no gusigwa amavuta. Ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Iby'abarwayi byo byasobanutse. Isengesho ryo kwizera niryo rikiza. Haleluya. Ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Ukaba urwaye, shaka abagusengera bizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami azaguhagurutsa, umwami araguhagurutsa, naho waba warakoze ibyaha urabibabarirwa. Haleluya. Kubw'isengesho ryo kwizera, kubera ko kwizera, iyo twizeye Imana biduhanirizamo no gukiranuka. Ni benshi bagiye bizera Imana bikabahwaniramo no gukiranuka kuko bizeye Imana. Umwami ahimbazwe. 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Urumva ibyaha bikurembeje, igisubizo gihari nawe cyaje, ni ukubyatura. Ni ukubyatura. Ibingibi byo gusenga abantu basigirije bagasengera ku byaha, oya, Yesu ntabwo abyemera, Yesu ntabishaka. Ni atura ibyaha byawe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane
kugira ngo mukizwe. Umuti wo gukira ibyaha ni ukubyatura ukabireka, ni ukubyatura bakagusengera, ngo kugira ngo mukizwe. Haleluya. kugira ngo ubashe gukizwa neza uhagarare, ni uko ibyaha ubyatura, ugashaka mwene so cyangwa se ugashaka umukozi w'Imana wizeye cyangwa se ugashaka umukuru w'itorero, ukatura ibyaha byawe, ukicara cyangwa se ukicara ukabyihana ukabyatura. Ariko biba byiza iyo ushatse aho waturira ukabyatura ugasebya Satani, kugira ngo naho yagusubiza mu rubanza. Yesu ajya avuga ati hari ku itariki iyi runaka yari ahari, yarabyihannye. Uwo muntu aba ari umutemo cyangwa se aba ari umuhamya yuko wabyihannye. Satani ibirego byose yajya kukuregesha agasanga warabyihannye. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, yasenganye umwete. Urashaka ko gusenga kwawe nawe kugira umumaro mwinshi, sengana umwete. Igisubizo ni sengana umwete. Urashaka ko gusenga kwawe kugira icyo gukoze kwishi, sengana umwete. Igisubizo ni sengana umwete. Haleluya. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Umukiranutsi, wowe wakiriye Yesu, wowe wihannye ibyaha, wowe uri kugenda ukiranuka, urashaka ko gusenga kwawe kugira umumaro mwinshi, igisubizo ni sengana umwete. Turashimira Yesu igitondo watuzaniye ibisubizo. Hari igihe umuntu yibazaga ibintu akavuga ati se Mana ko ndwaye mbigenze nihamagara abagusengera. Nibikurimba ujya shanga abakuru b'itorero usange bene so twarabonye bene data badusengeye tugakira, hanyuma bagufashe gusenga, bagusengera amavuta bagusige mu izina ry'Umwami. Hanyuma urababaye, senga. Ikindi urishimye, ririmba. Nibyo ngibyo Yesu yazanye iki gitondo, nibyo Yesu ari kuvuga. Ibisubizo byaje, ntiwongere kujya kubishakira ahandi, ntiwongere kujya kwivamo ubwira abantu ibyawe. Ibisubizo ngibi biri muri Yakobo 5:13 kugera kuri 16. Urashaka amasengesho yawe agira umumaro ndetse mwinshi, nisengana umwete. Haleluya. Nisengana umwete. Urumva ibyaha bikuruhije, wabuze uko bigenza, igisubizo ni ukubyatura muri iki gitondo. Reka dusenge. Papa turagushimiye, Yesu ndagushimiye kutuzaniye ibisubizo by'ibibazo twari dufite, kutuzaniye ibisubizo n'inzira yo kunyuramo, kutuzaniye ibisubizo n'ukuntu tugomba kwitwara, kutuzaniye ibisubizo n'icyo tugomba gukora, kutuzaniye ibisubizo n'uko tugomba kwifata, kutuzaniye ibisubizo n'uko tugomba kwitwara, kutuzaniye ibisubizo n'uko tugomba Mwami kubyifatamo. Haleluya. N'uko tugomba kumera muri icyo gihe dufite ibyo bibazo, ukaba utuzaniye ibyo bisubizo, uko tugomba kumera, uko tugomba kwifata, uko tugomba kubikora. Shimwa Mwami, shimwa iki gitondo, shimwa ko dushubije, shimwa Yesu. Kababaye tuye kuzajya twicara tugasenga, tukicara tukagushaka, tukazana imibabaro yacu tukayigutura. Shimwa uyu munsi Mwami, umuntu wese wumva iyo deja kumva iyi video ababaye, amenye ko igisubizo nta kindi ari amasengesho. Yicara asenga, ashake mu maso hawe, yicara asenge kuko uri Imana yumva gusenga. Turagushimye Mana, uyu munsi dusutseho Mwami umuriri w'amasengesho. Mwami twongere dusenge, bantu bongere babyuke basenge, be kwicwa n'agahinda n'ibibazo, bantu bongere bagaruke mu nzu yawe basenge mu izina rya Yesu. Abishimye baririmbe, suka amavuta yo kuririmba, bantu bakunezererwe, bantu bibuka imirimo yabanezerwe, bantu bibuka ibyo wakoze banezerwe, baririmbe, baturagare, baririmbe imbabazi zawe, baririmbe igitinyiro cyawe, baririmbe ubudahangarwa bwawe, baririmbe gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kushubije abarwayi bibaza guko basengera indwara, abarwayi bibaza guko babigenza, abarwayi barwaye igihe kirekire, mwamuzanye igisubizo, bibaza guko babifata, abibaza aho bahungira
bazarangira, abibazaga uko uburwayi buzabavaho, abibazaga uko bazakira, ariko utanze igisubizo mwami cyo gusengerwa, bagashaka babasengera, bagashaka uko bisiga amavuta asengeye, ayo ngayo ugiye akoreramo, kubera ko gusigwa ni ikintu basizeho wahaye umugisha. Imbaraga z'umwuka wera zimanukiramo z'umuriro maze zigakora, imbaraga z'umwuka wera zimanukiramo z'umuriro maze zigahindura ibyari byaranze guhinduka. Oh haleluya, turagushima mwami, turagushimira ubuntu tugereye. Abanyabyaha bahaye igisubizo nicyo kubyatura, bakabyihana bagasebya satani, bakabyatura, bakamaramaza, bakabyatura, bagashaka abo baturira ibyaha, bagashaka abo baturira mu izina rya Yesu, bakasebya satani, Yesu Kristo bakabivamo, bakabireka burundu, bakavanwaho n'ibyo birego byose umwanzi yagendanaga agenda baregesha. Turagushimiye mwami, abibazaga impamvu amasengesho yabo yenda agenda bugira umumaro muke, kandi basenze watanze igisubizo. Nisengana umwete, nishishikara, suko umwuka wo gushishikara abantu basenge, suko umwete wo gusenga rero, kugira ngo haboneke umumaro mwinshi mu izina rya Yesu. Uyu munsi Yesu, buri saha y'uyu munsi yomatane n'ibi bisubizo watuzaniye, buri saha y'uyu munsi yomatane n'iyi nama mwami Yesu. Uyu munsi abantu ntibongere kwiganyira ngo babuze icyo bakora, ahubwo bakira ibisubizo utanze. Ndagushimiye ko uyu munsi ari wo kwakira ibisubizo, ndagushimiye ko uyu munsi ari wo kumva inzira z'ibibazo bikemuka, ndagushimira ko uyu munsi wasizeho n'ibindi kandi biri bukemuke. Uyu munsi ni wo kwakira ibisubizo, uyu munsi ni wo kwakira inzira zo kugira ngo ibibazo dufite bikemuke. Uyu munsi ni wo kumenya strategy zo kurwana no kubivamo. Uyu munsi ni wo kubona mwami inzira yo guhagararamo no kunyuramo. Urakoze Yesu, ibyo matari na saha ya buri uyu munsi, byo matari na buri segonda, byo matari n'amazina yacu, byo matane mwami na buri munota w'uyu munsi. Urakoze papa, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amena. Shalom. Mwari kumwe na Mame Benezera.